Kuki nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akunda kwambara amarinete? Ni irihe banga riba mu marinete akunda kwambara? Tega amatwi. Reka duhere hano. Buriya mu mateka ya Afurika, abayobozi bakomeye ntabwo bamenyekanye gusa kubera ibyemezo bafashe cyangwa se intsinzi bagezeho. Oya. Ahubwo buriya hari n'ibintu by'umwihariko byagiye bigaragara ku buryo byabaye igice cy'amateka yabo. Urugero rwa hafi, nk'iyo umuntu avuze kuri Nelson Mandela, abantu benshi batabibuka amashati yihariye yambaraga. Iyo tuvuze mu Amerika Gaddafi, benshi batabibuka imyambaro idasanzwe n'ingofero zidasanzwe yakundaga kwambara. Iyo bavuze Thomas Sankara, benshi duhita twibuka imyambaro ya gisirikare n'ubuzima bworoheje yabagamo. Uko umuntu agaragara bafite uruhare runini mu buryo abantu bamwibukamo. Hari nk'abayobozi benshi bubatse isura yabo ku magambo bavuga, hari abayubatse ku bikorwa bakora, ariko hari n'abayubatse ku bintu bito bibahora hafi buri munsi. Urugero nko mu Rwanda, iyo umuntu avuze Perezida Paul Kagame, kimwe mu bintu bya mbere abantu benshi bahita bibuka ni amarinete akunze kwambara. Ariko nanone hari ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza, ayo marinete n'ibirahure bisanzwe byo kurebesha gusa cyangwa se hari ibindi bintu byihishe inyuma? Reka duhere kuri kano kantu k'abayobozi ba Afurika n'umwihariko wabo, nibyo turaje tubigereho. Mu myaka myinshi ishize, abayobozi bakomeye ba Afurika bagiye bagira ibintu by'umwihariko byabafashaga gutandukana n'abandi. Urugero nanone nka Nelson Mandela twavugaga hejuru, we yabaye ikimenyetso cy'ubwiyunge muri Afurika y'Epfo turabizi. Ariko si ibikorwa bya politike gusa, yamenyekanye cyane kubera amashati menshi yambaraga y'amabara. Aya mashati yaje kwitwa Madiba sheet, maze abakimwe mu bimenyetso bye bikomeye cyane. Umva urundi rugero nka Amerika Gaddafi wa Libya, nawe yari afite umwihariko ubudasanzwe. Yakunze kugaragara yambaye cyane imyambaro ikoze mu buryo budasanzwe, ndetse kandi rimwe na rimwe akagaragara yitwaje inkoni yihariye cyangwa se akambara imyenda ifite ibimenyetso bya Afurika. Urundi rugero rwa hafi ni nka Thomas Sankara muri Burkina Faso, namenyekanye cyane kubera imyambaro yoroheje ya gisirikare. Ibi ngibi byahitaga bigaragaza ubutumwa bwe bwo kwanga ubusesaguzi no gushikariza abaturage kuba mu buryo bworoheje. Umva undi nawe yigaragaje mu buryo budasanzwe ni Julius Nyerere wa Tanzania, nawe yamenyekanye cyane ku isura yoroheje, kwicisha bugufi ndetse n'ubuzima butarimo kwigaragaza cyane. Abo bari abayobozi ba mbere bari muri Afurika. None hari abayobozi benshi bafite ibibaranga. Hari abakunda buri imyenda gakondo, hari abakunda amakoti ahenze, hari n'abakunda ingofero zidasanzwe. Ariko nitugera ku ruhande rwa Paul Kagame we, ikimenyetso gikomeye cyabaye mu bimuranga na amarinete akundaga kwambara mu myambaro ye. Hari abantu kandi batekereza yuko Kagame yatangiye kwambara amarinete amaje kuba perezida, ariko baribeshye cyane. Kubera ko nujya ku mbuga nkoranyambaga nko kuri Google Chrome ndetse n'ahandi, ugasearchinga izina Paul Kagame, uri buze kuza kubona amafoto menshi guhera kera yambaye amarinete. Si ibyo gusa, no muri biography zitandukanye zamwanditsweho usanga amarinete yarasanzwe ari igice cy'ubuzima bwe bwa buri munsi kuva kera. Ahandi uzabisanga nko mu mafoto y'ubusore bwe, mu gihe ari mu gisirikare, mu gihe cy'urugamba rwa RPA, ndetse no mu myaka yakurikiyeho myinshi cyane yakunze kugaragara yambaye amarinete. Ibi ngibi bitandukanye rero n'ibyo bamwe batekereza ko yaba yaratangiye kwambara amarinete nyuma yo kujya ku butegetsi. Wapi, mu by'ukuri amarinete yambara asa nk'ikintu cyamuherekeje guhera imyaka myinshi. Hari ahantu henshi Perezida Paul Kagame yagiye yambara. Urugero nko mu myaka isaga 30 ishize, Kagame yagiye agaragara yambaye amarinete mu bihe byinshi cyane bitandukanye. Hari nk'abagiye agaragara yambaye mu nama z'abakuru b'ibihugu bya Afurika, hari n'abo yambaye mu nama z'ubukungu zikomeye ku rwego mpuzamahanga. Yambaye kandi imiganiro n'abanyamakuru ndetse no mu bihugu bitandukanye byo ku isi hose yagiye yambaye. Nk'imana by'amafoto menshi amwerekana kuva mu mwaka w'1980 kugeza uyu munsi, usanga amarinete yambara agarwa kenshi cyane kurusha ikindi kintu cyose cyose imyambarire yambara. Abantu benshi batabibaza, ese haba hari ibanga ryihishe nyuma y'amarinete yambara cyangwa? Hari inyandiko nyinshi zivuga ku mpamvu zitandukanye zituma abayobozi b'ibihugu bambara amarinete. Hari bamwe bafite amabanga y'abatuma bayambara, cyangwa se n'abandi bayambara kubera impamvu runaka. Ariko muri rusange hari impamvu zituma abayobozi b'ibihugu bambara amarinete. Iya mbere, nko gutanga isura y'ubwenge ndetse n'icyizere. Umuntu wambaye amarinete agaragara nk'umuntu ufite ubwenge, wize, utekereza cyane kandi wizewe. Niyo mpamvu bamwe mu banyapolitiki cyangwa se abayobozi bashobora guhitamo kwambara amarinete y'amaso, kuko abafasha kugaragara nk'abantu nyine bafite ubushobozi bwo kuyobora. Urugero, mu bushakashatsi butandukanye bwo ku rwego rwa politiki, abaturage bamwe bavuga yuko umuntu wambaye amarinete asa n'uwize kandi ngo bafata ibyemezo neza kurusha umuntu utayambara. Impamvu rimwe na rimwe ishobora gutuma perezida ashobora kwambara amarinete nubwo isha nk'ikibazo gito cy'ubuzima bwe. Rimwe na rimwe hari igihe umuyobozi ashobora kwambara sunglasses kugira ngo ahishe umutuku w'ijisho, kubyimba kw'ijisho, umunaniro ukabije, cyangwa se ikibazo kitari gikomeye ko gishobora gukura ibitekerezo by'itangazamakuru. Kubera rero ubuzima bw'umukuru w'igihugu bukurikiranwa cyane, ikibazo afite cy'amaso gishobora kuvugwaho byinshi. Kwambara sunglasses rero bishobora gufasha kwirinda ibyo bihuha. Ikindi gituma perezida yambara amarinete nubwo isha amarangamutima. Buriya amaso agaragaza byinshi ku muntu, nk'ubwoba, umujinya, gutungurwa, guhangayika cyangwa se kutishimira ikintu. Rero buriya mu nama zikomeye za diplomasi cyangwa se mu bihe by'umutekano mukeya, amarinete ashobora gufasha umuyobozi kuterekana ibyo yumva cyangwa se ibyo ari kureba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe uzasanga nk'abayobozi, abasirikare bakuru cyangwa se abarinzi bambaye sunglasses mu bikorwa bimwe na bimwe bya leta. Abahanga mu mitekerereze bavuga yuko umuntu uhora ugaragara mu buryo bw'igihe kirekire atangira kuba icyo bita personal identity. Ni ukuvuga ikintu runaka gitangira guhuzwa n'uwo muntu ku buryo kiba kimwe mu bimuranga. Nkuko Mandela amenyekanye ku mashati, Kagame nawe yagiye amenyekana ku marinete ye. Hari kandi n'ikindi gitekerezo gishimishije. Baranga abantu benshi bakunda guhuza amarinete n'ubushobozi, gutekereza cyane, ubushobozi bwo gusesengura ndetse no gufata ibyemezo.
nabwiye ko ubushakashatsi bwo mu mitekerereze y'abantu bwerekana ko abantu bakunda kubona umuntu wambaye amarinete nk'ufite ubushobozi kurusha utayambaye. Niyo mpamvu rero nk'abayobozi benshi, abarimu, abanyamategeko, abashakashatsi n'abayobozi b'ibigo bikomeye bakunze kuyambara. Muri kino gihe amarinete ntabwo ari ibirahuri bisanzwe, hari lens zifite ikoranabuhanga rigezweho rishobora kurinda imirasire ya UV. Ikindi kandi burara amarinete agabanya umunaniro uterwa na mudasobwa na telefone. Si ibyo gusa, hari n'izorohereza umuntu kubona ibintu biri hafi ndetse n'ibiri kure, hari n'izirwanya urumuri rukabije ndetse n'izirinda amaso gukora cyane. Ku muntu uri muri amasaha menshi asoma nka raporo, inyandiko za leta, inyandiko z'umutekano ndetse n'inyandiko z'ubukungu buri munsi, amarinete ashobora kuba igikoresho cy'ingenzi cyane. Impamvu abantu benshi bakomeza kuvuga ku marinete ya Kagame ni uko yaba kimwe mu bimenyetso bihoraho mu rugendo rwa buri munsi rw'ubuyobozi. Abantu benshi bamubonye bwa mbere kuva mu myaka y'1980 cyangwa se mu 1990 bamubonye rwose yambaye. Si ibyo gusa, n'abamubonye mu 2000 bamubonye yambaye. Yewe na n'uyu munsi buri muntu wese umubona amubona yambaye. Mu myaka myinshi byaranditse mu Rwanda ndetse no muri Afurika, ariko amarinete ya Kagame yakomeje kuba kimwe mu bimuranga. Nkuko twabibabwiye, hari abayobozi benshi buko kubera amagambo yabo, hari ababaye ibyamamare kubera imyambarire yabo, hari abamenyekanye kubera uburyo bagendaga cyangwa se uburyo bavugaga. Kuri Perezida Paul Kagame we rero ibyatumye yamamara ni byinshi cyane pe, ariko nzi cyo kuri physical appearance, amarinete yaba kimwe mu bimenyetso byamuherekeje kuva akiri umusore kugeza uyu munsi. Ahantu hose uzamusanga mu rugendo rwose aba yakoze, aba yambaye amarinete, haba nko muri Afurika, muri Amerika, yewe no mu Rwanda nk'igihe mu karere runaka aba yambaye amarinete. Ngaye nguko rero kora subscribe muri makuze ka documentary nkaka ngaka. Cyari mwe Nyabari Obid, na ngini Obi Time News. Obi Time News.